mwige gufungura amalive mukore, mwige kuvunjisha amafaranga, mushaka amagifti, muhanahana amagifti hagati yanyu, mubona amafaranga. Mwige gupanga amagame, barabikoze. Mwige gupanga amagame, mwige gushaka abakinnyi. Anje napanga game, abo yahaye, aba ari guha uyu munsi, tujyeyo tumusapotinge, abona amafaranga. Nta bundi buryo muzigera mubonamo amafaranga. Tandukanye ibyo bintu. Bikakwereka iti dore home page yawe niyi, dore abafriend bawe bari hano. Gutu ujya gufungura muri home page utarareba ku bafriend bawe ibintu baposting. Ni gute? Hagira umuntu umfasha kumva icyo kintu. Gute hariho party zigera nko muri zingahe? Hariho home, hariho friend, hariho na bindi byo wowe wateganyirije. Ni gute koko mubare mumbwira iki kintu muzakinsobanuye nyumva. Ni gute ukanda kuri home page n'ubundi biba biri bwizaneho. Waharambura utaharambura iyo ugifungura biba biri bwizaneho. Ariko ufite ahantu handitse ngo friend my friend. Hariho 99 guteranya. Nawe ubwawe ntushaka no kuyikuraho ngo uyigabanye. Ngewe iyo byabaye 99 guteranya mba numva birimo birananyorogotora mu mutwe. Cyora no kubijyamo gusa kugira ngo nkunde ngabanye aho hantu mubaruveho. Ko nkunda kuhabona hari 0. Sinzi niba hari undi muntu ubikunda nkanye. Ngewe nkunda kuhabona hari 0 hagatangira bundi bishaca nkamenya ngo uuploadinze ni kanaka. Kuko ndabakurikirana. Murabizi abantu benshi hano murabizi ndabakurikirana video zanyu nzigeraho kandi iyo nyigezeho nkayibona ko ari yawe ndanabikwereka ko nahageze. Tereko zitangezeho ko nabyo bijya bibaho. Nyitagiye mu cyo bita for you cyangwa for you page ntabwo abafriend bawe bayibona. Sorry. Iki kintu cyumvikane neza. Hari igihe ushaka uploadinga video yawe ningeraho kandi dusanzwe turi abafriend. Kubera ko itabonye recommendation nka byabindi nababwiraga. Ariko wowe niba ubona kuri page yawe hariho ahantu handitse ngo friend, koko gukandira aho hantu abo bantu kabanza ukagabanya n'uwo mubare ukareba ibyo bintu bikavamo bigutwari. Okay. Iyo tukiveho nari ndimo ndakubwira ngo rero ya platform yawe ngari yamaze kuba ngari uzayikoresha mu buhe buryo. Ari nabyo abantu bahora bibaza ngo se abantu bakorera amafaranga kuri TikTok ngo bayakorera bate ngo ko buri munsi mutubwira ngo amafaranga ngo ariko mukaba mutajya mutubwira ibanga ry'uburyo ayo mafaranga aboneka. Ntega amatwi uyu munsi umbonyeho muri aya masaha makeya musobanurire ayo mafaranga aboneka gute. Ndimo ndihuta kugira ngo tutanshika. Ariko nakihuta tapinge screen ukore na share kugira ngo tubigendanemo neza. Amafaranga aboneka kuri TikTok ukwiye gushyira mu mutwe wawe iki kintu. Ntabwo ari miracle izaza ngo ikugweho. Ubyange ubyemere ubibe mubikunze cyangwa ubyange nushaka ubigumemo cyangwa ubireke ntabwo amafaranga aza kuri TikTok azaza ari miracle ngo ikugweho. Nkuko no ku isi yindi isanzwe itari isi y'ikoranabuhanga bigenda. Isi yindi isanzwe itari isi y'ikoranabuhanga n'ubundi amafaranga nayo urayahiga. Urayamayininga wa mugani wanyu ngo kumayininga mukayacukura mpaka muyagezeho. Na hano niko bigenda. Sibyo? Na hano niko bigenda. Ugomba kwihuza n'isi y'abanyamafaranga kugira ngo ubone amafaranga. Icyo kintu naragisobanuye. Ugomba gukora live kugira ngo ubone amafaranga kandi muri live yawe ukaba making ashaka ufitemo abantu byibura nka banje PC bari buze gusupportinga live yawe. Aba bantu rero kugira ngo mwe mwarabaye inshuti n'urugendo ruba rwarabaye rurero. Hari icyo nawe uba warigomwe. Hari icyo uba warabagombaga. None inshuti zanjye hano ziraza zikibera muri TikTok ntashaka no kwiga kuvunjisha ijana rimwe cyangwa 200 ngo yashore mu macoins ashaka inshuti akoresheje amacoins wakicara agatekereza ko hari uzayamuha. Urumva uzabona amafaranga mu yandi mafaranga wowe utashoye. Ibyo bintu koko iyo ushyize mu nyurabwenge yawe wumva bishoboka. Kushaka kugira ngo uzamure ngo ushyire kuri tableau hano hejuru. Thank you Angel.
n'ahandi hose ugiye uba ushaka ngo uzamuke, sibyo? Wihangane, ukuri ni kuza kukubana kwinshi, ariko n'ubundi ngo ukuri niko kuzaba batura, sibyo? N'ahandi hose ugiye ugenda usaba ngo mwanzamuye. Kuvuga ngo mwanzamuye ntabwo ari uko ari izindi mpuhwe uba ubafitiye, ni uko uba uri kuri live ukabona biri kubera kuri tablo hejuru, siko bimeze? Nyamara biriya biri kubera kuri tablo hejuru ntabwo biri kwikora, bifite abantu bari kubikora, kandi uburyo bari kubikoramo bari gukoresha amafaranga yabo bashoye. Noneho nawe ugashaka kugira ngo wivangemo nabo ngo nanjye bari bume, ntabwo baguha pe. Uzabona uhagararanye n'abantu hariya, mwe mufurowinga anje, mufurowinga na bagenzi banyu. Ngenda ashaka abantu bamaze gufurowinga bano bantu bari hano hejuru kugira ngo nsobanure, ariko nakubwiye ngo making sure ko n'aba bari gutaginga abantu hasi barimo barafurowingana na bagenzi babo. Ntibibe gutaginga gusa ngo umuntu azamuke umureba hanyuma agende mudafurowinganye mudahanye back. Ntibibe kureba anje ntabwo namushyize hano ngo tumurebe gusa, namushyize hano kugira ngo atubere nk'ikiraro mu gihe network ntazihari. Mwabibonye ko twabigerageje inshuro nyinshi kugira ngo muzamuke bikanga, ariko byibura aba barimo barafurowinga anje making sure ko ntawe ugiye mutabaye inshuti. Ubanza untangiremo baka gusa, njye nkunda baka kurenza ibindi bintu byose. Aha hejuru banshakiremo abo bantu ubahe baka. Nabigerageje rwose, Betty you welcome. Nabigerageje ngo mbazamure byanze pe, mwabibonye nta kintu na kimwe ntakoze. Nimugira amahirwe na anje arahahagarara haguma. Abandi mwabonye ko nabazamuraga uko byagendaga, mwabibonye, bamwe mugahinduka imikara, abandi mukagira gute. Rwose nta hantu nabakinze pe, mba naje uko ndi nkabiyereka nkabereka uko meze, nta hantu mba nabakinze. N'umuntu ubona atari kutubona neza cyangwa hari ibyo atari kubona neza, cyangwa se ukaba utwumva uri mu bishanga ariko wagerageje kuzamuka bitanga, nuko nguko bimeze. Urihangana ugume utwumvire mu bishanga. Iyo mvuga mu bishanga ni kwa kundi naberetse. Buretse nze mbereke, ejo nagiye kuri live ya, nze ndebe ko iyo shusho nyibona hafi. Iyi live nari nyiri ejo, murimo murabona hano inyuma yanjye ukuntu hameze. Iyi live ni umuntu nari nagiyeho ejo, kandi ubu nari ndi kuri live taburo nkaba ndi kuyibona gutya, ndi no hejuru ndimo ndavugana n'abantu bari hejuru, ariko taburo ndimo ndayibona gutya. Murimo murabona? Nawe rero ushobora kuba udukurikiye muri ubu buryo ariko uri kubasha kutwumva kubera ikibazo nyine cya network, sibyo? Ejo nari ndi kuri live y'umuntu umeze kuri iyi, nicyo cyatumye mfata screenshot. Nari ndi kwa Eme nkabumva, ndi kuri tablo hamwe n'abandi, ariko nta kintu na kimwe ndi kubona, tablo ari black kuri. Nawe rero kubera ikibazo cya network bishobora kuba ariko bikumereye, sibyo? Ukaba uri kudukurikira uri kubona nyine nk'iriya tablo nkweretse, ariko urimo uratwumva. Iyi account yawe rero kugira ngo izakubyarire umusaruro mu buryo buzima budaciye ku ruhande, butakubeshye, butagushyashyarisha, uretse kuba wakikonekita n'abandi bantu bari gukoresha amafaranga kuri TikTok, ukubaka icyo twakwita nk'akazu ko kuba inshuti nabo, nibwo buryo bwonyine buzaguhesha amafaranga. Naho ubundi nta bundi buryo bubaho bushoboka buzima, ntihagire n'uzanabukubeshya ko TikTok izigera ikumonitiza kandi akawunti yawe itari monitiza. Aka kantu murakumvise neza? Uretse kwihuza kugerageza kubaka ubushuti n'abandi banyamafaranga usanze muri iyo TikTok ukoresheje nawe amafaranga yawe. Ibintu narabisobanuye, bagenzi bawe bakubanjije babyigiye hano, ari nayo mpamvu ubona bose bashotse mu live gushakisha, kuko abenshi bari barisanze amakawunti yabo atari international. Ariko ndababwira ni nta bundi buryo mufite, nta yandi mahitamo, kuko TikTok ntabwo izigera ibamonitiza. Mwige gufungura live mukore, mwige kuvunjisha amafaranga, mushaka amagifti, muhanahana amagifti hagati yanyu, mubona amafaranga. Mwige gupanga amagame, barabikoze. Mwige gupanga amagame, mwige gushaka abakinnyi. Anje napanga game
abo yahaye aba ari guha uyu munsi tujyeyo tumusapotinge abone amafaranga. Nta bundi buryo muzigera mubonamo amafaranga. Uburyo bwa kabiri bushoboka nuko ya platform yawe niba warayishatseho abantu b'ukuri, abantu original, abantu batari babandi njya nita ngo ni abapirate cyangwa se ni inshinwa, niko nkunda kubyita, bakaba ari benshi ariko benshi bawe baza buri munsi kureba page yawe iriho iki niki gishyashya bashyizeho. Niba uri umu content creator mwiza, nyandi magambo reka mbivuge gutyo, ukaba ufite content nziza ituma nubwo nabasinziriye mvuga ni ngiye kureba Ange yashyizeho iki, ya postinze iki, uwo muntu ntabwo azigera abura amafaranga muri TikTok, kuko byonyine namara kugira platform ngari n'abashoramari ubwabo baragushaka ngo mukorane bafashe gukora publicité y'ibintu byabo. Nawe ubwawe ibyawe ukora ucreatinze, niba ari ubucuruzi, niba ari ama website, niba ari ibiki, urabizana ukabipublicita kuri ya account yawe. Njye nkunda kwitangaho urugero rutari kure cyane cyane. Ntabwo uru rugero nkunda gutanga ndagira ngo urwumve gutya, ariko nawe utekereze, ese ndi umu content creator koko? Ese koko mfite ikintu abantu bashobora kunkundira bigatuma baza kuri page yanjye buri munsi kureba ibyo nakoze? Hanyuma numara kwisanga uri muri iyo jare, biranashoboka ko ushobora kuba umu content creator ariko aka kanya ntabwo wigeze ugira igihe cyo kwitekerezaho, uvuga ngo icyo nshoboye ni iki cyatuma ikintu nkunda gukora gituma umuntu tunahuye akinyibukiraho ni iki, bari kituzanira niyo content yawe, bari kituzanira. Nta muntu wavutse ngo ahita aza kuri TikTok yisange pa. Hano mufitemo abantu bashobora gukina amakomedi, mufitemo abantu bashobora gukina amateatre, mufitemo abantu bashobora bafite inama nzima bashobora gutanga. Hari isi idasaba ubwenge bwinshi. Kwigira ikigoryi gusa, wa mugani wa ntuza n'ujya uvuga ati kwigira ikigoryi gusa muri iyi si ntabwo bisaba ngo iyi si y'ikoranabuhanga cyane cyane, ntabwo bisaba ngo uzanemo ibintu by'ubwenge bwinshi cyane buhambaye. Ibyo ngibyo basatuguru barabitanga, bakeneye ibintu by'ubwenge satuguru arabitanga hariya kuri YouTube. Iyi si ishaka, none se nta mupapa muzi ufite topic nakita nka topic, umurebye mu myaka ye mu kigero cye ntabwo ariyo yakabaye akora ako kantu, sinzi niba mukumva neza. Umupapa w'umusaza wivugira ibintu by'ubugoryi birimo n'ibintu by'ibishegu byinshi cyane, abenshi muramuzi. Ntabwo mumuzi se? Muramuzi, ndabisi ko mumuzi, uba hanze. Kuki se ntamuvuze ukahita umumenya? Nuko yisanishije n'iyo si, arareba aravuga ati ngiye ku myaka mfite nta gishya ngiye kuzanira aba bana. Kandi yamaze kubona ko abantu bari muri iyi si ya none ntabwo bashaka ibintu bizima by'ukuri, tuvugishije ukuri. Nujya no muri platform nyinshi zitandukanye uzasanga umuntu utanga ibintu bizima ntabwo bamukurikira, ahubwo umuntu utanga ibintu biraho gusa niwe bakurikira. None se izina amaze kubaka buri ikintu akora wowe utakreatinga ngo uvuge wenda njye sinzavuga ibishego nkuko avuga ibishego, niba udashoboye kuvuga ibyo bishego. Dufate undi muntu woroshye byoroshye, kakajwi mumumenya mwamumenye kubera iki? Abantu mwenshi muri hano kakajwi mumumenya mwamumenye kubera iki? Content yari afite yari iyi. Iri sufi gusa yo kwicara ugatekerezwa uti niki ngiye kunaga mu bantu ku buryo abantu bose bahita bacanganyikira, bahita bavuga ati uyu muntu ninde, aturutse he, bigenze bite? Ubundi washaka ukazagenda ubishyira ku murongo nyuma wigorora, wizana ubigorora neza uko wabiteganyije, ariko byibura wabanje kuboostinga, wabanje kuzamura izina ryawe rikamenyekana. Ariko ntabwo rizamenyekana ufite abashinwa. Mpamvu nakubwiye ngo ntihagire umuntu n'umugucika hano, ntabwo ibyo ndi kuvuga bireba abashinwa, birareba abantu bumva uru rurimi ndimo ndakoresha. Uyu munsi uri kuri live ivuga ikinyarwanda, ivuga ikirundi, kumva ikirundi n'abanyarwanda burya ni bamwe, cyangwa se abakongomani n'abagande bumva uru rurimi, uri kuri live ikoresha uru rurimi. Impamvu uri hano uyu munsi nuko ndi kuvuga nge nawe tukumvikana. None se nugenda ukagwizaho abashinwa ukaransa live uhazazanye?
nugenda ukagwizaho abashinwa mu gitondo ugashyiraho publicité nk'uko nguko ivuga iti ndi muri shike ku muryango. Reka nkotinga umuntu bita Scovia, ngiye kwifashisha urugero rwa Scovia kugira ngo ubyumve. Ntafite platform ngari, yaba kuri YouTube yaba kuri Instagram ahantu hose, ariko uzumva aka kantu ntajya kwibagirwa mu biganiro bye byose, kandi si uko yibaye ko izo platform zamutunga, ariko mu biganiro bye byose arabanza ataka akarenge kakakujyana no mu iduka ngo pi. Uzi icyo bishatse kuvuga buriya? Wowe ubifata nka publicité gusa isanzwe, ariko icyo platform ze ziri gukora zirimo ziramwubakira n'ibindi bikorwa bye biri ruhande y'ama platform. None wowe ufite platform ngari, ifite abantu 100,000, ifite abantu 50,000, ariko ntuzi no kuza ngo tubwire uti ncuruza imyenda mu isoko rya Nyabugogo. Ntuzi no gukora live ngo uvuge uti aka kantu murimo murareba ndakagira mu iduka ryanjye, uwagakenera aze gukina box ambassy. Ntuzi no kuransa live wicaye ku iseta yawe inyanya zawe wazipanze neza ngo twereke tubwire uti nyamara undi mu isoko ry'Inyarugenge ndi kuri nimero iyi mpakorera inyanya. Ariko ngo murimo murashaka amafaranga, muzayabona mutese ko amafaranga abantu batayarota? Muzayabona mute ko amafaranga abantu batayarota kandi mudashaka no kwerekana ibyo mukora? Ahubwo kugira ngo mubyerekane, wujuje abantu 1000, wujuje abantu 10,000, wujuje abantu 50,000, ariko nturutinyuka. Abo batatu nibo baramenya ko uyu munsi nafunguye ejo bazabicuma. None se sibyo Ange yavugaga? Gusa n'abantu mujya mugenda mugasanga afite n'abantu 7, kandi ukabona uyu munsi yaranshije, n'ejo bundi yaranshije, cyangwa abantu 9. Kubera iki se atabireka? Aracyarwana no kubaka kugira ngo ejo bazabe 10-15. Ariko bien sûr niba benshi afitemo ari abanyamahanga batumva ururimi avuga, ntabazabona, ntabazaza. None muri kuvuga ngo platform zizatubyarira amafaranga, ngo TikTok baratubwiye ngo ibyara amafaranga. I'm so sorry inshuti zanjye, ntabwo amafaranga yo kuri TikTok ari for free, sibyo? Amafaranga yo kuri TikTok barayakorera. Nasizeho umwe, ariko kumbwira ngo ko nasizeho umwe, ntabwo ndi kubona ukuntu nzamura abandi bantu. Ndabizi ko mufite ibibazo byinshi mwakambajije, ariko byose biba ari ku mucyo. Muri kubona aho hejuru y'ahantu hari akantu k'akanyenyeri, hejuru hano hejuru y'aka kantu k'akanyenyeri, muri kubona ahangaha nashyize urutoki. Iyi niyo network muri gukoreraho, kandi mwese murabizi bya network. Muri mu muhondo, niyo mpamvu kuzamura abandi bantu bitari kwemera, niyo mpamvu mubona bimeze gutya. Ntabwo nanze kubazamura pe. Muri hangana bafite ibibazo mubimbarize hasi. Nababwiye ngo isaha iyo ariyo yose zishobora no kuvaho, ntabwo mbizi, cyangwa se bakadusubiza mu cyatsi, ariko njyewe ntabwo njya nshobora na network. Iyo ndi gukora ndi gufasha abantu, ntabwo njya nshobora n'izi network mberetse. Njyewe nshobora nabo turi kumwe kugira ngo d'abord n'uwahageze abanze yumve impamvu ari aha hantu. Abantu 10,000 warabyujuje, 20,000 warabyujuje, 50 warabyujuje. Abandi murirwa murwana no kubyuzuza, ariko ntimushaka no kwitinyuka ngo ngiye kuha kandi kagero koroshye. Abantu mujya kuri live y'umumama bita Intime Sala, ndabizi ko hano murimo. Intime Sala duhura yari afite abantu 2,000 amaranye imyaka nk'itatu. Mwumvisha ko ibi bintu bishobora gukora, bishobora kugira icyo bimugezaho, aza ari nko kumukurura nk'uko n'abandi mwese twagiye tubigenza. Yes, Ange aramuzi. Sara buriya duhura twahuye ari kumbwira ati ariko si ibyo bintu koko uri murambwira nibyo, ariko ubu ngubu account yiri monetize kuko we ari no mu Bufaransa. Naramuzamuye ndamufasha, 10,000 yabyuzurije hano mwaramubonye. Ufungura account international byarakunaniye,
narabisobanuye pe, nufungura kariya kavideo wowe ntugire akantu kamusimbuka, ugende yaba kuri YouTube yaba no kuri TikTok, iyo video iriho, ugende ureba neza akantu kamwe kuri kamwe, we ntuwiruke gusa, ugende ufungura ureba akantu kamwe kuri kamwe, ndabizi ko bishobore. Nayisobanuye mu buryo numva ko n'undi muntu wese ashobora kubyifasha. Ariko nari kubabwira nka Intim Sala, naramutinyuye kugeza ku rwego ubu ngubu araransa live, kandi yanyumishaga ko bitashoboka. Naramufashije account ye ubiri monetize, kandi yarayimaranye imyaka n'imyaka ari ni Burayi, ariko atazi icyo yayikoza. Nawe rero nicyo ndi kugusaba uyu munsi, tinyuka. None sugira ngo nubwo uri hano kuri live yanjye no mu gitondo ukaba uri kuyakanaka, ugira ngo waranshije mari nabimenye ko waranshije, nzacaho ntaje ngo ndebe muri mu biki. Uyu se mwahuriye hano uri guforowinga aka kanya, ugira ngo azacaho atarebye ati Sandrine ari mu biki? Nese ugira ngo abantu baboneka gute? Naza rero agasanga ufite topic nzi muri kuvugaho, azahaguma. Ariko naza agasanga uri kuvuga ibintu bitagira icyo bimwungura, azagenda. Umwana bitama uriya mugabo, uriya musore usigaye hostinga, nawe nabonye asigaye hostinga byamufate. Ntago basohotse mu ishuri ejo bundi, muri iri shuri nawe uri kwigiramo koko. Ubwo ndi kuvuga bavuba pe, kugira ngo wenda wumve ko ibintu tuba turi kukubwira atari ibintu bidakora. Babitama basohotse mu ishuri ejo bundi, ariko babikesheje iki? Barazaga bagaha bagenzi babo nk'ibyo nakubwiraga, bakabanza bakubaka ubushuti kuri bagenzi babo, bakabaha. Bitama ndabyibuka muri cya gihe twajyaga tuzamura abantu 3 ba mbere bari butinde kuri tableau. Bitama ntabwo yigeze abura mu myanya 3 ya mbere, kubera iki? Yarazi icyo ashaka.